bimeze nabi cyane muraza kwiyumvira ngo ni bande babashe kuba bagera ahantu aho igitaramo cyari kirangiye niba bari barimo barakora enjoy ariko bikaza kurangira bivuyemo imirwano myinshi ikomeye cyane aho muri buze kureba ba star bacu twubaha barimo aya onaze bro wabonye ikigeri bushido yariye oya my brother turaza kuyi breaking ino nkuru iraza kubimeze neza cyane mbega ikigeri mbega onaze bro ko bari basinze ndakeka ariko n'ubundi taye nujya kureba kano bakabutura ari na sano yambaye urumva ukareba naka ngaka nkubwira abantu bajya kuri nkubwira abantu bajya kuri stage bambaye neza bakaraburiza mu rugero nta kibazo mereza nk'urugero na meno muceri oya wibwira ngo wumere urumva akayikubita akayibomora ku buryo n'umuyobozi ashobora kugera hanze akibaza ese uno muntu ninde uri muri stade ntabwo nkubeshya bro ntabwo nkubeshya ushobora kubona urumva umuyobozi we yahanyura akibaza ese uno muntu uri ngaha ninde bushi ngambwe ku muntu utita ku bintu ninde utita ku bintu Jamus oya ambetamye ko akaza kuri stage ziko uzare akutamye ko akaza kuri stage What's up my people, it's boy Jamie. Twagarutse kuri Jam The What TV tugarukanye na breaking news n'amakuru menshi agiye atandukanye muri show busy y'u Rwanda. My brother bimeze gute? Bro bimeze neza cyane. Ibintu bimeze neza cyane. Ndashimira Imana. Uno munsi nabonye kabisa imvura yaramutse imeze nabi bya hatari. Ntago navuga noneho ngo yiriwe ku muryango. Imvura ku muryango. Yaraye ku muryango niyo mpamvu nanjye no munsi imbere yanjye niteretse akantu bita agakawa kameze neza cyane. Ndakubona. Uno munsi ngomba gutangira ikiganiro meze neza cyane. What's up DOP? The DOP, the cameraman ubiri inyuma cyane, the Mr. Gilles, the director w'iki kiganiro. Bimeze gute my brother? Salute. Ibintu bimeze neza cyane nawe. Ni good. Agakawa nawe muri akenjoyinga fresh kabisa. The cheers nubwo nyine utandi hafi ariko my brother. Cheers bro. Yeah. Thanks kabisa. Rero tubanje kubasuza mwebwe muri hirya no hino yabari hanze y'igihugu abari mu Rwanda abari mu mane nyine zigiye zitandukanye zigize kino gihugu cyacu yaba amajyepfo amajyaruguru iburengera bwabo n'iburasirazuba bwaryo. Mwiriwe gute mumeze gute? Mwese tubahereza karibu kuri Jam The What TV kandi tunibutsa n'abatari bakora subscribe kwihuta bagakirika kuri sub agomba guhitinga subscribe kabisa twafitiye content nziza yawa kabisa nyine ibyiza biri imbere kabisa amakuru meza kandi breaking news zikomeye cyane na hano uzajya uzisanga atarahanga kuri Jam What TV. Iyi niyo TV zaji breaking the news ikigera gucya ku muhanda my brother. Ibyo bintu si byose nibyo bro kabisa. Rero aho tugiye kubana mu kiganiro cyacu cya showbiz aho tugenda tubagaruka ku nkuru nyinshi ziba zitandukanye n'ibicirimo biragenda bivugwa inahanga ku mihanda ku mbuga nkoranyambaga biba bitandukanye aho turi buze guhera ku bitaramo bitandukanye byarimo biragenda bibera inahanga mu Rwanda aho turi buze guhera kuri MTN iwacu na muzika ni igitaramo cyari cyitabirwemo n'abahanzi bagiye batandukanye benshi batandukanye aho twavuga nkande ni benshi cyane harahiye bro harahiye kabisa urebye ibirura byarakubise hejuru wajya kuri Railways yarakubise Neringabo hejuru ni ibintu byinshi bikomeye cyane ni igitaramo twaje kubonamo n'andi makuru meza cyane nayo ahambaye aho twonye kubona The Tough Gang bari ku rubyiniro ari umwe ariko ntabwo turi buze kwibagirwa n'indi nkuru turi buze gucishamo nayo imeze neza cyane nubwo iwacu na muzika festival yarangiraga ariko hamwe byari imirwano byari bimeze nabi cyane muraza kwiyumvira ngo ni bande babashe kuba bagera ahantu aho igitaramo cyari kirangiye niba bari barimo barakora enjoy ariko bikaza kurangira bivuyemo imirwano myinshi ikomeye cyane aho muri buze kureba ba star bacu twubaha barimo aya onaze bro wabonye ikigeri bushido yariye oya my brother turaza kuyi breaking ino nkuru iraza kubimeze neza cyane mbega ikigeri mbega innocent bro
ko bari basinze ndakeka turaza kubivugaho nabyo munyemera aho turuze gusimbukira ku musore wacu The Ben nawe ni umusore The Tiger wari urimo urakorera ibitaramo hanze y'igihugu bigiye bitandukanye aho turuze kugaruka ku magambo menshi agiye atandukanye tukagaruka kuri Lick Lick The Ben yongeye kuba yakurira ingofero Lick Lick avuga ko nyine ari we muntu nyine abona nyine ko ari we wa mbere nyine uzahora nyine on the top no kwibeshya bro amufata nyine nka producer aho ngaho naho turaza kuba tugenda tuyisa tuganira kuri byinshi bitandukanye tunareba n'ibitekerezo byanyu namwe muzanye mwemerewe kujya muri comment then ugakomantinga ukatanga igitekerezo cyawe uko ubyumva inyunganizi ziba zemewe ku biganiro byo bigiye bitandukanye then tukaza noneho no gushyira no kuri nimero yacu kuba wenda wifuje kuba wagira icyo tuganiriza cyangwa indi nama waduhereza biremewe aho turuze kugaruka ku nkuru zigiye zitandukanye nazo zirimo ziragenda zivugwa hanze y'igihugu aho turuze kugaruka ku musore wacu CB aho nawe kabisa Tottenham yari arimo arahatwika cyane arimo aracelebratinga the 20 years muri music amaze mu muziki aho turuze kongera tugasimbuka tukagaruka i Kigali the Josh Baraka kabisa Josh Baraka nawe aho yari muri Universal Kigali nawe arimo arahatwika ameze neza cyane ariko ni igitaramo cyari cyateguwe na DJ Pius nawe yari arimo arizihiza imyaka 15 amaze muri uno muziki w'u Rwanda akora indirimbo zigiye zitandukanye uriya nawe ni umusore ukomeye cyane mu muziki w'u Rwanda yagiye akora amahita atandukanye ari kumwe n'abahanzi bagiye batandukanye abari abinaha mu Rwanda n'abo hanze y'igihugu aho twajya Uganda ni benshi twagenda tuvuga yagiye akorana nabo ni ibintu rero byiza cyane aho ngaho rero akaba ariho turi buze kuba twaraza kurangiriza ikiganiro cyacu ariko tukaza kugira muri ka gace kacu natwe tuba turimo turagenda tuvuga ibirimo biragenda bivugwa ku muhanda inkuru ziba ziri ku muhanda hirya no hino nyemera rero dutangire ku nkuru mbere ko dutangira tubanze dufite umuterankunga w'ikiganiro tutamwibagirwa nari nkoze y'amakosa twari twibagiye babaterankunga bacu b'ikiganiro bakuru cyane baba batumye bino bintu byose bitugeraho ano mashusho meza murimo murabona atambuka akatugeraho aho turi kumwe na kampani ikomeye cyane bita Inare Wear ikora imyenda imeze neza cyane aho nabonye barasohoye the t-shirt imeze neza cyane yanditseho The Rwanda Heroes ni t-shirt imeze neza cyane ushobora kuwaherezamo umushira wa The Gift the DOP nta mushira ufite urabeshya cyangwa utinye kuvuga ariko nawe ushobora kuwagenda ukagaha ukaba wahereza umusheri wawe ariko tunabwira n'aba bajene baba bashaka kwiyambara utuntu tumeze neza cyane imipira imeze neza cyane presentinga u Rwanda igihugu cyacu urumva ko ni Rwanda the Heroes ni umwenda wambara ni t-shirt wambara kumva uri proud kabisa aho wagenda hose umupira usa neza kabisa t-shirt gafite umubiri mwiza ya t-shirt bikomeye ni wa mwenda utazafura ngo uhite ucuye hari imyenda nabonye umuntu afura rimwe gusa washyira mu mazi cyangwa yifurika vivamo irange gutyo iyo t-shirt ariko se kimeze ni t-shirt imeze neza cyane ariko tukaba turi kumwe n'undi mucuruzi ukomeye cyane bita The Raymond nawe akaba ari umucuruzi nawe umuhungu wanjye mwihorere abamenyemo ibiceri afite amajazi ya fresh amakipe yose afite the Jazz the new kits kabisa z'amakipe yo mu Bwongereza ya shampiyona ya 2020 2025 2026 aho abantu nabo bakeneye jazz imeze neza cyane bashobora kuba bakiyambaza uno musore na delivery ikindi nababwira delivery aba ari ubuntu yaba ari kuri abangaba The Inare Wear Company bashobora kudelivaringira ku buntu ahubwo bitewe n'aho uri ntabwo ikintu wadufasha watubwira Inare Wear nimero ushobora kuba wababonaho ushobora kuba wabashaka kuri iyo nimero ya Tigo hari umuntu uri kumva iki kiganiro akumva Inare Wear akumva ari interested kuba yagira ute yakwambara umupira ushobora kuba washaka kuri iyo nimero ikurikira ni 0735812122 reka nongere nsubiremo 0735812122 ariko bakaba bafite na nimero yabo ya MTN ushobora nawe kuba wababarizaho 0788
93 27 26. Izo ngizo ni izo nimero ushobora kuba wanabashakaho, ariko wanatubwira n'izindi mbuga bagiye bakoresha zitandukanye. Intare weya ushaka kubageraho nyuze kuri Instagram yabo ni Intare weya, ukabandikira then mugakomunika bakora delivery, wanyuraho ugakora self pick up, nta kibazo kabisa, byose barabikora. Hano nako harimo niko bimeze kabisa, nyine baguha amajezi meza, ama kits mashyashya, amakipe ufana yose, yaba Liverpool, Chelsea, whatever the game nyine yego abacheerleader baya makipe kabisa. Ubwo rero mushaka kumuvugisha kugira ngo yakora delivery, waba ukeneye kujyayo ukareba nta kibazo, wamwandikira cyangwa ukamuhamagara kuri izi nimero ze 0785518974 ngo wamuvugisha nane akaguhereza amakits, amajezi ya fresh ya kabisa. Abangaba rero akaba aribo baterankunga bakuru tujye kubara muri kino kiganiro. Abo rero tujye gutangira ku nkuru yacu, aho turi buze guhera muri Iwacu na Muzika MTN. Nibyo nakubwiraga harahiye, ariko unyemerere ako wabonye kejo bundi ikirura cyari cyambaye nindi innovation yini imeze neza, ariko ngiye ibintu nkabiriya ikirura cyero, ibintu nkabiriya nibyo nyeneye kuri stage zo mu Rwanda. Then bro, innovation ni ikenewe. Ngiye cyo nabonye cy'icyambere uriya Juno Kiziyenze no umuntu kubita bro, energy abafana, energy kabisa, arakora cyane kabisa. Mangiye sinzi ukuntu navuga nyine to akundwa n'abakobwa kareka n'abagabo nabonaga se bazamuka hejuru. DOP washaye maratubwira ko Juno Kiziyenze akundwa n'abakobwa. Ngiye ko mukunda ngende umukobwa duwaye amaye aho turi akomana nyine. Urabona ko nyine umuziki w'u Rwanda hari ahandi umaje nyine kuba wagera ku yindi level, aho umuhanzi nyine azajya ajya kuri stage akamenya ko agiye guhura n'abafana, akamenya ko agiye guhura nyine na rubanda nyamwinshi batari basanzwe bamureba, nyine agategura ibintu nyine umuntu atari asanzwe nyine azi. Abona man kugenda nyine nko kuri stage wambaye nk'uko kwanjye ni ibintu bigize iki, ni ibintu bisanzwe. Kandi wowe uri artist nyine ni ukugira ngo nyine uhore werekana innovation mu by'ukora. Niyo mpamvu uzabona the CB ategura igitaramo ukabona amanutse heye mu ndege ziriya mu Rwanda zazigeraho mu ndege. Ibyo ngibyo ni ibintu nyine wenda ni ibintu biri kuri level nyine iri hejuru, ariko basi se ibyo tubashije byo basi gukora byo turabikora buriya basi nk'ibihe tubashije ubu icyo ndimo ndakubwira nyine wenda ubu ngubu mu Rwanda uko bimeze, urumva uko bimeze nk'ubu ngubu ndamutse ngiye nkakubwira, urumva tugenda dushobora kuba twagenda tukareba nk'abasore benda bagiye batandukanye mu Rwanda. U Rwanda ni igihugu kimaje kugira, urumva abo nakita abatayeri. Hari abantu bari barishyizemo ko umwuga w'ubutayeri ukorwa n'abadamu gusa, urumva, ariko ibyo ngibyo baribeshye cyane. Umuntu w'umusore urumva ashobora kuza akaba umutayeri mwiza cyane, udoda imyenda myiza cyane, n'aba fashion bavanye fashionist aba fashion bro. Rero niyo mpamvu ndimo ndakubwira ngo ni gute udashobora kubanya ukegera uwo mu fashion, uwo mwana w'umusore ukirimo urazamuka akaba yagenda kwambara kuri stage. Ubundi ibintu bikora bigiye bitandukanye byinshi, imyambarire hari uko ugaragara, then how ready are you, witeguye bimeze gute gutanga fiti imyuka umeze neza, uhagurutse umufana abantu bashyuhe bazana kuya baguzana akavamo gazamuke agira ikintu twadukeneye. niba wambaye gute gusa ugira ute uzi ufite uburyo watractingamo aba audience. nujya kumbwira umuhanzi nka Juno n'ubundi indirimbo yanjye n'akaririmba hariya yakubita, urumva, ariko ujya wibaza ngo hari ba bantu bari buturebe, urumva, bari hanze, siko yewe ashobora no kuba atumva urwo rurimi, ariko then man yareba nyine uwo muntu drip nyine yatsabye icyo cyangwa yambaye, urumva kimeze gute man, nyine kikamukura. nkubwira abantu bajya kuri stage, nkubwira abantu bajya kuri stage bambaye neza bakarabureza mu rugero nta kibazo. Mereza nk'urugero name n'umuceri wibwira ngo wumere ngiye byo ndimo ndavuga ni ibintu bifitiye fact.
ndakubwira ngo Bushari urumva Bushari ni umwe mu bahanzi dufite bategura stage neza urumva Bushari ni wa muhanzi uzinjira muri arena urumva arena akayikubita urumva akayibomora ku buryo n'umuyobozi ashobora kugera hanze akibaza ese uno muntu ninde uri muri stade. Ntabwo nkubeshya bro, ntabwo nkubeshya. Ushobora kubona urumva umuyobozi we yahanyura akibaza ese uno muntu uri mwahangaha ninde, uwo ngo ari Bushari. Urumva imitwikire yo kuri stage ari naragenda akayitigisa ku buryo abantu urumva bagenda bakajya hejuru. Ibyo ndabyumva nyine, ibyo ngenda byumva. Ndimo ndakubwira uzarebe luko Bushari imyambarire aba afite kuri stage. Bushari nawe namuvuzeho. Urumva aba afite kuri stage. Uvuga kuri Bushari, vuga ku bandi. Wenda ndagoreza n'urundi rugero. Bushari arusha neza sano kudripinga neza. Ya aho ngaho iyo ngingo uvuze urumva ari ne sano nyine mu bakobwa urumva nayo ni umuntu nyine ubahagarariye siko kuba umufashion siko ariko ntanabura kuvuga yuko aba yambaye neza kabisa biri sexy ariko uri imitate nge nijya nko kukubwira siko ni imitate abikura 100% nyecyo kukwereka ifoto usiko yuri mukobwa muri Nigeria kuvuga we ayira star urumva ukareba the style urumva uyu mukobwa yambaye the arena song izo style wazinyereka urumva iyo foto ngenda ndayikwereka hanga siko n'abantu badukurikiye muze kumbabarira muze kureba iyo foto turi buze kuba twacisha ahanga mu kiganiro urebe ngo imeze gute urumva niwereka ino foto urumva ino foto imeze gute ya Ayla urumva na Arine Song urumva uramubona nujya kureba ariko n'ubundi reka nkubwire nujya kureba kano bakabutura Arine Song yambaye urumva ukareba naka ngaka Ayla yambaye urahita ubona ko ari imitate. Ako mu mitwe y'abantu dushobora kuba twakibaza ngo ninde wabasha kuba nyine wenda yasohora ino foto imbere bashobora kuba banavuga ati wenda wabikoze imbere n'intuza ni iyo nguyu no Arine Song never sure iyo foto zabaye publicity turebe byakorewe ujyaho Ayla nujya kureba urajya gusanga nyine na Ayla tureba ko byashobora. Niyo mpamvu nkubwira ko ikintu nyine bita n'ubuhanzi siko se n'ubuhanzi niba ari ubuhanzi rero niyo mpamvu nyine bagomba no kuba bana creatinga bya bindi basha nyine kuba byakurura abantu siko sinibaza ngo niba Diamond nyine naza mu Rwanda aribwo tuzabona nyine ibintu birenze. Bro dukeneye ko natwe iby'iwacu natwe nyine bijya hejuru siko natwe nyine tukavuga ngo uno mwenda urumva ase kubera iki kweki twega tujya kumva hari ifoto ari hana yageze nyine arimo arerekana nyine ko yabaye pregnant urumva atwite urumva yigeze kwifotoza yambaye kanzu bro nabonye hari umusisa nawe umwe muri no mihanda ya Kigali yeze kwitwikisha irumva nawe agiye kwifotora urumva ako gurumva nakana aba yara creatinze kagize iki kameze neza why not dushobora kuba natwe twakora ibintu urumva niba wamwana banza uri Kigali nyine banza unyumve uri Kigali ashobora kuba yagenda akareba ngo banza unyumve ushaka kwemera ko iyo nshaka kugura ipantaro yanjye ntazi ko yiguze nkayambara kwera ngo wayambayeho nayenda yambaye ngo nakwiganye urabyemera iyo nshaka gukora ibintu byanjye nta kwiganye ibyo turabyemeranye nge oya naribi nge icyo mvuze siko naga ari imitate siko icyo mvuze nge ibintu bishyashya mu maso y'abantu ni creating ibintu bimeze neza kandi duhereye kuri za mbaraga dufite n'ahanga mu Rwanda siko dufite abana bameze neza for real ngiye mu kiganiro gitatu uzakorera ahangaha bro I bring urumva the new clothes urumva yabaye created urumva yakozwe n'umunyarwanda ikorerwa n'ahangaha mu Rwanda ariko my brother ndamuka nkweretse iryo ko tuzabona ko ari kote rimeze neza cyane sinzi rero impamvu natwe twifitemo zo mbaraga man ibyo ndabyumva kabisa tumaje kugera kure gusa nyine ibyo bikoresho na kera byari ibibazo urumva ariko nyine ako kantu ngiye niyo impamvu tunakotinze kuri bino bintu cyane ni imyambarire nyine Juno yazanye kuri stage ikirura urabona nyine kare akantu ko kuba yarashyizemo izina ryawe ni ikirura
huha urumva warayiza ukabona no kuri stage azi yambaye nkacyo my brother urumva byo nyine na audience imubonye ubwayo nyine imyenda uba excited uburyo nyine the outfit afite ubwayo noneho nabo bahita bapfa mu mutwe kubera ni ikintu babonye batari bagize iki batari biteze utanatekerezaga ko yakora sinzi ko hari umuntu watekerezaga ko yabikora biriya bintu wapfa kubitekereza naho ari kuba yabitekereza ko ishobora kuba yakreating ikintu nka kiriya ariko turashimira biriya bintu niba ariwe wabashe kuba yabitekereza kabisa man the 100% njye niwe muhanzi nabonye urumva muri zino performance zose zitambutse nanjye Jono nabonye kabisa wakoze fresh zitambutse yabashe kuba yakubita the stage bimera neza ariko niwe muhanzi wari unambaye neza ku rubyiniro aho naho twabyemeranya neza gusa nyine njyewe si urumva njye wabiha nka 40% oya aho ngaho ujya kumuha 40% uraba wibeshye ubwo ndahita nkubaza ngo nzanira undi urumva wabonye wazanye urumva innovation urumva Bush yari yambaye nabi uya reka je ndimo ndakubwira Bush we ni ibintu tumumenyereye umuntu utita ku bintu Bush ngomwe ku muntu utita ku bintu ni dutita ku bintu King James oya agutamye ko boya akaza kuri stage ziko uzare akutamye ko boya akaza kuri stage agutamye no kuri dozarebe neza uzinarebye uburyo King James aba yemereye se turebera ariko se atamye ko boya ka atamye ko boya akaza kuri stage bro no kuri nagara oya urabizi se hari abarimo haragenda hazamo kakantu kunyine kizabukuru nyine hari uko ntago birye Kigali gusa nyine wenda arakunzwe ariko turabizi nujya kuvuga gutyo nzakubaza ngo papa wawe ashobora nyine kuba yadripinga nkawe nose King James ari papa ari ni papa wawe mu biki uramuna arakubyaye cyambyaye he arakubyaye mu myaka tujya kureba mu myaka arakubyaye mu myaka urumva nubwo wenda atari yatwereka nyine ariko arakubyaye ni mu myaka arakubyaye rwose cyaza nawe yambaye n'ubuntu ariko urebye rero ariko oya ubuntu buriho ubusaro oya umva nkubwire urabona siko uko yaratsabye man my brother nubwo ari ibintu bibi siko nubwo ari ibintu bibi ni bya bintu ushobora gusangamo nyine ko urubyiruko rugize iki rwisangamo ko umuntu w'umuhanzi nyine akwiriye kugenda nyine uri umuhanzi man niba uri umuhanzi tware nk'umuhanzi siko nibyo utegure nyine ibintu bimeze nk'iki nk'umuhanzi reba ikirura cyakubise niyo mpamvu ndimo ndakubwira nyine reba umufana bro wakibonye man reba siko man urabona nyine ni video urumva imeze neza bya hatari my brother urabona ni ibintu nyine koko umuntu watekereje yaratekereje siko yaratekereje urumva my brother ngiye kabisa hariya ngiye Reno drip bro simple but what ngiye niyo mpamvu ndimo nakubwira ngo ijana kurindi urumva Jono urumva muri bino bitaramo bitambutse muri zino ntara bagiye bazenguruka the 100% niyo muhanzi ku rubyiniro wari wambaye neza wari wateguye ikintu bita the outfit neza siko niba ari n'umuntu wamwambitse azasubire yamushimire kuko yamwambitse neza yamuteguriye imyenda imeze neza cyane ni imyenda fresh kabisa ibintu birimo creativity urumva innovation iri hejuru cyane akaba ameze nk'umuntu atayemo akantu ubwo rero ashaka kwegera yanga bene nk'aba basore ibyo ngibyo man rega buri wese aba afite ubibwiwe n'iki ko yatayemo akantu ntacyo mvuze hari icyo mvuze nta kintu mvuze kuri muravuga ngo ameze nk'umuntu watayemo akantu uriya kuri kamera kubera ubu ngubu abantu arushobora kwita avuga ati sha uko mbona noneho Jamie siko Jamie ngo yatayemo akantu kandi mu by'ukuri dore nanjye ndimo ndinywera agakawa ni agakawa gusa agasa agakawa we twegeranye niwe turi kumwe kandi agakawa gusa ni agakawa ni ikawa kabisa agakawa kaba kari strong ntabwo nkwe kawa urumva kubera akabeho kameze nabi cyane urumva
niyo mpamvu nyine twazanye agakawa kugira ngo natwe tube dushyushya neza cyane. My brother, reka twemere ahubwo uretse gatoya hari ikintu wabonye cyabereye Gisenyi. nyemera ngendagira ngo tugende tugaruka tugende buhoro buhoro, siko buhoro buhoro urumva, ngira ngo twitse nyine kuri ino MTN Iwacu na Muzika Festival, siko mu ntara yagiyemo nyine iberamo zigiye zitandukanye. Ngiye muri make icyo navuga sibyo, icyo navuga kuri no Iwacu na Muzika Festival iri kuba nyine muri uyu mwaka, yewe nyine abantu bazanyemo bashyashya bari gukubita cyane. Urebye Juno ndakeka mwaka ushize ngo yari arimo n'abandi bagiye batandukanye nyine gusa nyine ngiye main irinda focusinga kuri iyo ngo yo Juno Kizigenza. Yewe yarakubise fresh man, noneho nyine ibintu bitandukanye n'ibyo yakoraga mbere nyine ari energetic cyane nyine gusa nyine ndamushimira cyane by personal ndamushimira cyane, keeping up ewan. Icyo nabo Iwacu na Muzika none sibone iki, yewe nyine byari byiza gusa yaranyije n'igihe gishize mwaka ushize nyine nago bameze kimwe gusa nyine abantu basanyemo bashyashya ewan. Nyine ko ibintu byari bimeze neza cyane, ahubwo bazanemo n'abandi bashyashya. tunashimira cyane MTN niba yateguye kino gitaramo nk'iki ngiki, bagumye nyine banategura ibitaramo nk'ibi ngibi, bazane n'abandi. Ntabwo dukeneye kuza tureba Bushare gusa, ntabwo dukeneye twitabira ibintu byajemo umuntu, bazane n'abandi bashyashya, bazane n'abandi bantu, bazane ba Ranapu bakubitemo ba Bruce the First, abo ngabo ni abantu bari muri hip hop n'abameze urebye na Kivumbi nawe arakubita cyane. Kivumbi ariko yari arimo muri kino gitaramo, arimo n'ubundi nawe yarakubise cyane. yanishimiye cyane nyine uburyo nyine abaturage nyine bagiye nyine the audience aho yagiye aterana uburyo bagiye bakira nyine imiziki yiwe, yumvaga nyine atari n'ibintu nyine byoroshye cyane, urumva kugiye nyine nk'iki urabizi bari abatipe bakiza mu muziki ntago ari ibintu byabaga byoroshye cyane, kuko baje bakoresha language idakunzwe gukoresha nyine cyane Kigali, itazwi n'abantu benshi cyane, urumva mu Rwanda, siko urabizi kuba wazi ukaririmba icyongereza ni ibintu biba bigoye cyane, urumva inahangaha mu Rwanda. Ariko nyine yagiye yishimira nyine uburyo indirimbo ze nyine zigenda zitera imbere, aho ujya kuri stage ukaririmba umufana akakwikiriza akagufasha, kubera buriya ukugena nyine uririmba nawe yuririmbye umufano kumva zindirimbo man nyine wumva ari ibintu uranirekura cyane, wumva ari ibintu nyine bidasanzwe, biguhereza nyine motivation yo kuba wakora nyine cyane. Stage none igahera aho ngaho noneho yaka igashya, urumva. Ahubwo tunagaruka no kuri aho twanabonye na Tough Gang, ariko mbere yuko tugaruka kuri Tough Gang nyemera tuvuge no kuri Ways aho nyine ino muzika ino MTN MTN Iwacu na Muzika Festival, urumva irimo irasoza. Twabonye famiye ye w'Irubavu bose bari baje kumushyigikira, wabonaga ko ari ibintu byiza cyane kabisa, muteye ishema. Uri urimo urakora ikintu ukabona famiye barakwegera, birakumotiva bituma ukora cyane. Twabonye performance zigiye zitandukanye aho yagiye akorana na Juno Kizigenza, urumva irandirimbo yabo niba bayita ngo ikira away aho babashe kuba bayiperforminga, abantu nabo bongera nyine barayishimira. Nyine byatumye twongera nyine kubona, byatumye Iwacu ino MTN Iwacu na Muzika Festival byatumye twongera kubona Juno ari umwe na Ways kabisa, bameze gutya mu mafoto agiye atandukanye, abatubeshya basanga bakina kondanisha. Oya biriya byo rega aho rwaciye ntabwo rushobora kuba n'ubundi rushobora kuba nyine rwanyura gutya, urumva aho njyembuza aho rwaciye hari igihe ushobora kubibona ukagenda ukabona biragiye birayobye, birongeye biba byagira iki bikongera bikagaruka, urumva n'ubundi bikaba handi ngo bigiye bijye, urumva bikaba bigiye bijye, urumva. Ariko byari ibintu byiza cyane. Then ikindi twavuga gikomeye cyane muri Iwacu na Muzika Festival, urumva mvuga gihambaye, urumva cyongeye nyine kuba cyasusurutsa abanyarwanda bakishima, the audience urumva ikamera neza ikongera igashyuha.
ni ukubona the Tough Gang kuri stage. Tunashimira umuntu bita Bulldog, mwita Buda aba yarakoze ibintu by'abagabo, urumva aba yarerekanye nyine man ko afite nyine urukundo rutarimo iki, rutarimo ako ni byiza bro, akereka kamaniga bakiri hafi bakiri kumwe bagikomeye. yaba arundi urumva cya gitaramo cyari kurangira, kandi n'akantu yateguye keza cyane ku munsi wo gusoza igitaramo. Tough Gang ikagira iki, ikaza performing na hano hari hitabiriye Jay-Z, yari ahari, yaramuhamagaye ku rubyiniro, then ahamagara P-Fla, urumva ahamagara na Fireman, urumva ubonaga nyine ko ari ibintu bimeze neza cyane. Then Green we ntabwo yashatse kumukomozaho cyane, urumva kandi Green ni n'inshuti yiwe bikomeye cyane. Green ku bantu nyine batamubonye we bose n'abasera, urumva ku bantu batabonye ataragaragaye ku rubyiniro, Green P ntabwo nyine muri no minsi ntabwo ari inahangaha, ari outside y'igihugu, urumva niyo mpamvu rero atagaragaye kuri rubyiniro. Rero urabyumva gute kuba twakongera kuba twabona the Tough Gang? Ni ibintu byari bimaze igihe kinini cyane, byerukaga kuba kera, kuba twakongera kuba tubabona ku rubyiniro bari kumwe, urumva bivuze iki ku muziki w'u Rwanda. Biriya rero nyine ni umutima nyine wo kugira uti gufata umuntu ukuboko nyine uvuga ati bro ngwino